Muhire ni manegane yonyine. Ako muhi wankanze uko ndi wa mutipe yongera gukubita icyana kina. Ese du Ntago umukine. Ntaga aracyaryaye. Ruvuyanga Ndadukunda wenda bizi ko urukunyumva vayo hano. Ruvuyanga nawe nzi. akora Dumba nkanda y'igifi rero bere kutuntu twaje Vayo hano nkubwire uburyo Dumba ari kudusebya. Dumba y'igifi mwere kutuntu nikore. Hangaha rero gake gake mba niteretse cyane ari imbere yanjye ndashaka umucyo ako kantu ndagakunze ukuntu mwese mitsi njya kuri kamera mugahita muceceka bakita a moment of silence. Chiruboy by the way dushobora kwiyunga any given point. Chiruboy dushobora kwiyunga ukaza mu ikipe yacu. Chiruboy turacyashobora kwiyunga, nabizi ko wamvuzeho utugambo ariko nje nta mutima mubi, turacyashobora kwiyunga ukaza ukaba umuhungu wanjye nawe abahungu nabo n'abandi nk'abana nawe ukaba umwana nk'abandi nabidanje ukareka kuzajya ugenda ukarwanira iyo ngiyo. Godfather nta kintu azakumarira, Godfather uramuzi nta n'ubwo ushobora kumubona, ariko dore umuhungu dore nguyu umuhungu n'uyu abatara mu sana. Ijambo ndarivuga nkongera ngarisubiramo imbere ya RIB nihishe. Urumva Chiruboy Godfather ntacyo arakumarira ngo ino nkongere mu bahungu banje. Umva Grace guteye bahungu banje ntacyo babaye. Chiruboy ni umuhungu wanje, ikibazo gusa nakaboko kadatanga. Chiruboy nigeze kumutereka Chiruboy abantu nigeze kumamagara bakambwa ngo Chiruboy ngo arimo arakuvugaho utugambo ngo arimo aragucunaguza. Ndavuga ati Chiruboy ko asa nk'umuntu twakundana. Kaupata ngamone mwana. Ngo arimo arakubaga. Awe Chiruboy ko mbona ngiyo mubonye nkamusanga mbona ari umuhungu muzima. Kaupata ngamone. Ngo barabeshye. Wagize ngo niyo wabikoza ahubwo. Oya ntago namanuranye. Chiruboy yakoze je. Chiruboy yavuyeho harakanda. Yabaho. Chiruboy ntago ajya kanda nigiwe. Ejo bundi yanyinnye findi iguruka. Nanjye ngiye kuzamuharabika rero nk'uko kwawe. Nta muharabitse njyewe. Umushyizeho igitutu. Oya umva. Ariko je wajya ureka kuzajya uteranya, ariko urateranya. Umushyizeho igitutu. Nje ndavuze ngo Chiruboy njyewe nawe reka twiyunge. Bamvugiye ko bagusanze uri muransebya. Urumva ariko Godfather nta kintu azabwira Chiruboy ngo Godfather nta kintu azamumarira aguhe. Woni jewe maze Chiruboy ni umuhungu wanjye witwa Kanyana uruwa Godfather uje kutuneka. Kanyana nyanshiriraho kwinjira ariko uje kutuneka. Kanyana nyanshiriraho ajya gushiraho ahubwo nawe ni uwacu. Kanyana nyanshiriraho ubwo nawe ni uwacu nta kibazo. Urumva Kanyana nawe turakwakiriye mu bana, ariko Kanyana nutangira ibintu byo kuzajya ugira gucya ushobora kugenda kwa Godfather ukagenda ukicara bakagwa gift zawe ariko ukagenda urimo urabaryarya. Kuryarya biremewe urumva, ariko ntugende kandi ngo bikundishweho. Urwo rwara kuba ngo urashaka Taifa rutamukanda w'amabere ya nyina. Aba bataramu bavuga ngo barashaka mwanzamuye naruya yako munzamure mu nkande wo munzamura hasigaye nze mbabwira uburyo nishe ingona. Barashaka kurizaza kuntu wishe ingona. Biraza kugorana ngo Taifa bamukandeho. Ruvuyanga ngo yishina. Kimugatema ngarashaka Ruvuyanga ngafite wa tembo nzima. Kimugatema kwa kundi umusanga yicaye arimo arabaga. Ruvu Kimugatema ni ndahimera mu Faransa ni sawa cyane. Ni kwa kundi barimo aravuga ati iza ndongori zava he. Ruvuyanga ibere bite.
ko namubuze Kimugatema ni ndahe ibera mu Bufaransa izamurongora wizaturuka wallahi aho Kimugatema nuzibura zose iyangira hari retired iyangira hari ko Ibere namubuze VP ze Ibere umva abantu bari muri comment section mwandika ubu comment buryoshe ibyo ni ibiki Ibere arahari kabisa mwandika ubu comment ushobora gusoma abandi bantu bagahita basamara oya tubwire ubwo we Taifa mureke ibintu bya Taifa mwanze kumukandaho umuntu mudakandaho ni mumuvu umuhungu wanjye mukanya nahagera yararyamye Ruvuyanga ibi bintu urabizi jye bimenye niho muri bubone ikintu bita magera nacanganyukiwe kabisa abahungu barimo barankosora gake ndakunda kurikiye ibi bintu bimenye bikunde Dumba arikunda ubaze Taifa asigaye arya ibyana by'intare nimugoroba umuhungu wanjye yankubitiyeho icyaha none se gukanda no kuzamura ni ibiki ubwo ngubwo uri hejuru gukanda nayo makoini ari hejuru baba bari kugushirira ninde ubibajije ni Ruvuyanga ni Ruvuyanga ako Ruvuyanga kuri iki ni umunyamakuru kuri Radio Rwanda Ruvuyanga ni retired je abo banyamakuru rero bo kuri Radio Rwanda ngo sinzi niza ngo televiziyo Rwanda ngo se bahehe atari nka DJ Adams yakoze amateka urumva DJ Adams aranaharabika aba bahungu usijya ngo yabasha guharabika abahungu badarabika nta kintu baba bafite batubwira hano ntabwo twaba dushobora kwicarana nabo bagenda hano tuvugireho ibintu by'imboro n'ibituba urumva wowe ukora kuri televiziyo rwa cya Radio Rwanda ushobora gufunga umutima tukavuga igituba amasaha 2 n'imboro Ruvuyanga yibeshya akakivuga mu gitondo yatimo niba Ruvuyanga avuga mu gituba Ruvuyanga ariko mwaka tukamubaga oya uraho neza kuvuga imboro n'igituba Ruvuyanga ushobora kuvuga imboro n'igituba witwa Barore njye ndashaka gusuhuza uraho neza Ruvuyanga niba udashobora kuvuga imboro n'igituba genda nagende Ninde umutaye ibishinga Dumba nta mikino mutaye ibishinga Ruvuyanga mu gitondo witwa Barore Cleophas yahita muha ibaruwa uraje ukora kuri televiziyo Rwanda ukora kuri radio uje mu birara gukora icyaha nuraye ugerewe ngo kumwemera ngo bagone mu diaspora uza kutujoyera nimutugeze mubere nkatwe Cleopatra musaza DJ Adams araza hano byose akabivuga mwamuniganyije musaza DJ Adams aza hano akatwisanisha Ruvuyanga bitewe n'ukuntu mwubazi natuma Ruvuyanga bitewe n'ukuntu mwubazi natuma avuga urwo runtu bahita bamwirukana ubwo se yazagende Ruvuyanga namu yagera yasanga ibaruwa yahamutanze yazasubiranya bwishongwezi gute se Dumba abonye PM nyamara Dumba nta rundi rwango abayanga kejo bazamwirukana mu kazi n'ubundi bashobora kwibaza ngo Dumba yansuzuguye ngo Dumba yagize iki bakwirukane ku kazi ndi hano kandi ndibona gutabara mwana wa mama genda kazo kawe hano mwavugira iki du hano ngo mwavugira iki buri kuvuga ngo mvuge ibiki DJ Adams nawe baramubwiye ndaho nyivuge avuga ngo PM ubanza umwandeho maze mbwira mugira ibyo agomba kuvuga ariko mwasharinze igara bro mwasharinze igara ndaure ko nabivuga kubita je namusharinze musharinga irigara araza agahita afata amazi ashyushye namusharinze ariko ntagaraza irigara nayo mwaramuzamuyera oya Ruvuyanga aravuze ngo urakoze ugize neza Ruvuyanga aravuze ngo turakoze ngo ndakoze ngize neza urakoze kabisa rwose ugize neza Ruvuyanga kabisa ndagutabaye ngatazavuga igishino ndamute yari kuza agasa turavuga igishino turavuga ibituba turavuga ibiki nawe akicara neza agahita bakora kuri televiziyo mu Radio Rwanda reka babarira agenda Ruvuyanga yashiduka avuze ngo nanjye rero hari aho nagiye ndicara ngiye guhambona umukobwa aracyandaritse mu gitondo nibaruwa ifunguye ariko muhira ari hanora
Ndi hano Taifa wanjye. Amasezerano dufitanye ntuyazi. Subizi. Mbona amanota mbona. Utagiye kurya ibintu Dumba kudashokora amaze kubibona. Ibintu tuvugira hano sha umuntu akora kuri televiziyo Rwanda cyangwa kuri radio Rwanda ntabwo twamwemerera ngo yicareho. Nabonaga mu kanya yitwa SKFM irimo ira requestinga nayo ngo Yashizemo na request. Aba ba private aba ba radio izi radio ziri private baraza tukabicaza tukabibavugisha nta kibazo. Nibashaka bapfe guse niki. Nuko yagukeneye ko bamwirukana. Adam zavuye ariko buri arahita agaruka asanga ari network. Ni saramuhamagaye. Ingo Nago uriya bamubwira ngo nawe uziga ujya kuvuga igituba ngo koini zitumye uvuga igituba muzabakoze amabara ariko usibye ko nta nicyo navuga nivugira ibindi ariko ntabwo ibyo ngibyo bimureba pe. Ntago bimureba rata. Oya DJ Adams Jewe byanjye ni ibintu biba biri aho byanjye nyine nihariye je nyine. Abantu baba bari ko nakundi. DJ Adams urabibona ko hano ntabwo aba hari nk'umuntu tushobora kuinfluencer. Hano DJ Adams hari nk'umuntu ushobora kutubwira ibintu dukora yabona tugiye ahantu habi akahita tubwira tubabana mu rubyiruko mugaruke hano ubundi dufite DJ Adams ari hano nk'umuntu uje kutuyobora niturengere. Ariko Ruvuyangaje gukora iki? buriya Ruvuyanga mwari kumwirukanisha. Ruvuyanga afite imyaka ingahe ko natwe twaba tumurusha imyaka? Ruvuyanga afite aga 50. Ejo bundi yaserebye anniversaire. DJ Adams hano yavuze ko afite imyaka 50. Nukuvuga ko umuntu ufite imyaka 50 nanjye ufite imyaka 40 yanjye abashobora kumbwira ati ceceka. Ariko nka ceceka. Kami ngo yikundira ngewe Dumba reka akwereka ibintu akora. Inde? Cleopatra. Ngao. Cleopatra ngo Cleopatra sigakunda nde? Ngo yasambanye n'umumasayi. Ninde bivuze? Umuntu byanditse muri comment. Dumba nawe urubyiruko. None se reba uyu muntu witwa ngo Elijah aravuga ngo ariyahura ngo kubera Taifa ngo natavuga none se we yamukanze hiki wumve kandi wana none se dore ndaho ngaho bose bagiye kuncaho. Taifa Shami thank you. Taifa bazagushinyagurira paka. Bagiye kuncaho do. Bakumucunaguza. Arimo kumucunaguza. Umuntu uri hasi ufite manegani akumva nkunda cyangwa akumva nyanga cyane nankandeho kugira ngo ngere ku 5,000. Ankandeho manegani ku 5,000. Abantu bashaka kumenya indirimbo ndimo gukunda n'igitaramo ndimo gukunda mukanda aho ngaho mbabwira. Ubu bamwita Young Jari. Young Jari Dumba barimo baraziguha. Hari umukarita asoma arambwira ngo Dumba uri ikigoryi. Katurebe. PM wavuye muri comment ukigaragaza ko turi busubire muri za Bizimungu Kari. Dumba uri igituba. Young Jali. Wabyumvishe uwo nguwo ruvumbuka iki? Young Jali ibintu urimo reka ngwe finga hati kugira ngo umenye. Ruvunderi va muri fake account iyo ngiyo yitwa Nuza ureka kuzajya untukatuka utwo tugambo bya bigambo twakubujije ukomeje kubivuga muri fake account reka kubivuga ibyo bigambo byawe
uracyakora kuri televiziyo va muri fake account ureka kuzajya untuka ngo ndi igituba Niribivuze noza wa wundi namane bamwita ni gukora kuri televiziyo Rwanda ari kuvuga ngo Ruvuyanga yakoze fake account Ruvuyanga yaje kuri fake account arimo aravuga ngo dumburi ikigo gigo dumburi ngeza kuri kingumwe kutuni Kandi mbona akora kubera mutazi gutwika we niba uri murantuka kubera namane umuntu upana ubu ngiye kumwirukanisha nuko rekeraho kubera ngiye kuvuga ko ari muri fake account arimo arambwira ko ndi igituba kandi ibintu birimo biragaragara Ruvuyanga ntabwo ibyo yabikora. Ruvuyanga we ni Ruvuyanga we komeza Ruvuyanga ibyo bintu by'ubugegera ntago abigira ngaho narekeraho kubivuga ntago ari we narekeraho kubivuga yongera bivuge ngo yongera bivuge buri uzi nk'abantu barimo barabikora nk'ibyo bintu nagahungu kabwa bita Rikari gakora kuri SKFM niko bura gasiga creating account kugira ngo kaza guteranya na Ruvuyanga kamwanga kubi rero urumva ko niko ndabizi niko karimo aho ngaho muri fake account kuko na radio yabo yaje tuyima umwanya karimo karandika ngo Dumba uri ikigoryi ngo Dumba uri igituba ngo Dumba ibintu nk'ibyo ngibyo nako ngako bakita Rikari Rikari ibyo bintu urwanya Ruvuyanga ukazajya untuka ibintu kugira ngo avuge ko ari Ruvuyanga Rikari n'abamaso turayagushinje ongera ukabwire Rikari Dumba ongera ukabwire Rikari ibintu wanga Ruvuyanga ukazana ukazajya unyandikira untukata ukumbwira ngo njye ndi igituba Rikari turakumvishe uri muri fake guys aho kantu mugashyira kuri Instagram na Ruvuyanga guys aho kantu mugashyira kuri Instagram aho kantu shabi wagora muri wanyara kabisa aho kantu mugashyira kuri Instagram mwabyana aho kantu nkabone kuri Instagram ariko waza kumuzana tukamucunaguza n'abahungu ntago yatinyuka kuza hano arabizi uzamushuka ze rimwe tumwereke tumubagire rimwe na rimwe Taifa mushuti wawe ko wumva abahungu bamukeneye wazamubwiye Taifa wamubwira tukaza kumushyira kuri nuza kuri pano nijoro tukamucunaguza abahungu barimo baramugusaba waba mugabije ukareba ni umuhungu wa Taifa Tayi ntacyo ngwije wawo ni ngo ni Rikari w'ibugesera harya ngo mwene data afite icyo bita gitanse Dumba yo uzamwoshera mutipazi tumwereke ibyo tumukorera sha mwabyara muzi ko mwigize inuza wallahi muza hano mugahita mucunaguza kira mutu uzaraza mugahita mukora ibyo mwishaki ejo bundi twazanye Safi bikajya bibagwa ngo ubwo bamufite na Dumba ngo tumiwe none se barashaka kumusamira mu kirere uzakora ibara kandi Rikari nanaye mubwiye ndamugana abahungu bazakudusaba uraza ukabatega Nicole ingeza ku 600 niko nkora muri wasoba kabisa ahantu hateye inuza ariko yo uzi ko uno mwana witwa Gisele umaze kumuroga neza nta kindi kintu agikora ntabwo ashobora kwibonera nk'umugabo ngo amuswere kandi afite umugabo umukora mwana Gisele umuretse Gisele afite umugabo ngo umukora ryari ko Gisele musanga hano nkaziruka mu gitondo nkasanga ari hano nkongera nkasanga aracyari hano Gisele ntagiye ujya umubona yamyutinze se bariho buriya ari yigeze kugotwa amyutunguraho gatoya
Oh, yareka akamubwira ko byabaye. Jay. ngira ngo ni baby rayo nirimo iratambuka barambwira ngo Jay wakiriwe wareka. barambwira ngo turi kumva amajwi y'intare n'icyana cyayo. Ngo ni baby rayo ni ntarayo ni wallahi. nagize ngo ni baby rayo nirimo iratambuka barambwiye ngo ni Gisera. Dumva uzi ko akunda baby rayo n'icyana cyayo bije. Muhire ngo amaganga mubanze mugeze kuri 5 babone Nzize uretse mbanze gucunaguza. Ntabwo mwanyifatira gutyo ndi kugira ngo Muhire ngo nayigwa ariko reka ngo ndayigwa ariko ukora iki urayimu ariko ukora iki reka mbanze gucunaguza ngo ndayigwa ariko ngucunaguza oya ngo uretse gato mbanze gucunaguza kamanze gucunaguza ubundi turava muri banyara mukanya. ntabwo mwabikora iradukunda wanjye ari ejo Rufonsina Divine wazashatse telefone ukazajya ujya kuri utu live nanjye ko mba ngukunda ejo Rufonsina yaraje yisize makeup urumva ameze neza bamaze no abwira n'umugabo atuwe banza unkore ubundi mite nigira ku ka live umugabo aramukoze noneho umugabo ahita yigira mu biki mu bintu byo kubasoma ibitabo kujya kuri za internet n'ibiki Rufonsina baje kuri live ari ibyanere byari mu biringo by'ibi diaspora byahembwe 400 ari kuri konte ameze neza biba biraduhamagaye bibwira Rufonsina ntiyabimenye ibyo ari byo ati sasa rero natwe turimo turasoma agakorona tukavangisha rikeri ubu tugiye gukubita urumva icyitwa coin ariko ntimugira aho mujya turagucunaguza Rufonsina ngo muncunaguze nta kibazo ngo ngenda hari koganyo ibyana bimukubita ntuze bigiri bimukubita baby rayon Galaxy ebyiri Rufonsina arashyokerwa ngo muncunaguze azi ko byoroshye Daze mubwira ngo kuramo ibyo wambara bya byenda ujya wambara. Biramubwira ngo noneho ubu ugiye kutubyinira ariko wambaye ya myenda ujya ukinana ibinamico urumva Rufonsina abona ibyo ngibyo nta n'icyo bitwaye noneho bita byinjira indani katikati muri la familia Rufonsina arakara bro. Rufonsina ati mwabyana mwe mumbabarire maze shimira Paul Dumba uwo bamwita Paul urumva du ati mwabyana mwe nimugire ngo tuba twaje hano n'ibiki Rufonsina bararakaye ibyana biramwe ati Rufonsina tuza turaguha baby rayo twongere tukwitanaguritse ariko tubabarire twongere tukwitanaguritse byaramubwiye ngo tugiye kukwama koye n'ubundi wo tugucunaguze urumva ku buryo uri buva aho ngaho Rufonsina baramucunaguje rero bigezaho ndintervene ndagasa byagezaho nyine ndintervene urumva bano bantu benshi ntago babazi urumva uburyo nyine byana ubigaruramo nyine byagutangiye ariko baramucunaguje ariherera ararira nuza Rufonsina namusanze yiteretse hano wa mugane ameze batakimuvugisha ngira ngo bamuhaze ejo yashwanye na Gisele urumva Gisele afite modeli uwo bita Divine ngo muvuge please Gisele afite moderate urumva noneho niba yarabonye Rufonsina yarambiranye abamutibuye je wimbeshyera baravuze ngo yasinziriye baramuhamagara baramubura abamutibuyeho yakwibuka n'uburyo bamucunaguje ahita arakarira kimwe yahise arakarira kimwe sinzi ibintu yabwiye Gisele nyine biremereye cyane ngewe ahantu nanjye nagiye yageze kuri nivo yo kuba yavuga ibintu biremereye bari batangiye kwinjira nyine mu muryango bamubwira ngo babwire ukuntu ahenamo
yahise yiruka aragenda. Ibi byana nta mutima bigira. Buriya na Gisele rega nturira nk'uko ngo Gisele nawe uramutse umubwiye iby'uwo muvandimwe umutungika se ubimubwiye kabiri nawe yahitarira. Cyahise nacyumvise ngo yagize umvise kitangaruye se nari ngiye kugitangira. kandi rwagize narwo ruba rushaka kugira ngo rucunaguze abandi. Yagafashemo barambeshyera. Erega bano bakobwa uretse kuba bashakana n'abantu nyine kubera ubushobozi runaka babakeneyemo ntabwo baba bakunda 100%. Ibyo ndabizi. Agenda mwiyumvamo. Ariko je urabizi ko inda ya nyayo sibyo? Ikura umuntu yiyumvamo no kwiyumvamo sasa. Inda ya nyayo irakubara. Ikakubarira akakureba igahita ivuga ati no muhungu nje ndanamukunda none wafite n'ibikiri. Ikaza ikagufata neza kubera kugufata neza birayorohera. Ngeno no kubona namenye ko mfite ubusembwa bw'umudigi. Urumva? Nta mukobwa wapfa kumbeshya ngarankunda ngo nyine ngo nanjye ngo ndarame. Umukobwa njyewe inda rero nje zinkunda kubi noneho zigahita zinkorera ibyo bintu ariko zigahita zimpararuka mu minsi nk'ibiri. Injoga reka kumbesha njoga ngeza ku bihumbi 6 ndakubonye. Ziraza bikavuga ati ndumva ndagukunda ni iki rero hari ukuntu wone bita njoga hari ukuntu nanjye ndi umuntu wa social media nagiye nifatira nagiye urabona abakobwa ukuntu bameze. Umukobwa n'umuntu ashobora kukubwira ngo nubyuke guma hano mu gitanda ngo nugenda ashaka ituro ya mu gitondo ya muryo yashaka ngo gukora amatura abiri. Agabwe ati nugende sheri nugende ashaka agaturu kandi. Thank you. Turi imwe ugahituruha anjuga papa. DJ Adam zazamukanye mayeko. Ari ukuntu twebwe twikubitira nk'agaturu gutyo ugahita uhaguruka ugahita wigendera wumva ubihaza ariko wowe uhagurutse ku gituba ubundi kita kigushaka. Gisele nibyo ra? Gisele agiye kubyuvuga nuko Gisele ashobora kwikinisha. Gisele ntago yabikubwira. Thank you mungu. Gisele ntago yabivuga ariko murabizi ko mwese abagabo muri hano murabizi ko mwese iyo murangije kurongora igituba ushaka kwigendera. Kepa. Noneho Oui. Nibyo ra? Ibiki? Ndumva musubiremo. Iyo urongoye iyo kwa kuri nyine abagabo twebwe iyo turangije kwirongorera urumva tuba dushaka kurangiza niturangira twigendera cyangwa twiryamira. Andere ugasanga igituba cyo kiracyashaka ituru yindi vuba ako kanya. Piropa. Karame. Ibyo bintu ndabeshye cyane ko kuri. Cleopatra mubaze iby'imwe. Ngurabeshye. Ngurabeshye uhita guhubura. Uvuze ngo Cleopatra cyane. Ngupfu bugipfubije. Divine hasi muri comment aravuga ngo bugipfubije. Urumva noneho njyewe buriya kubera ni wamubonye ishimwe rikari ko yaje hano ari matukana. Ishimwe rikari. Ishimwe ari hano rikari. Aje atukana ngo za kagurube. Mwihore ishimwe rikari. Dumba twawe waba utubabaje. Amutungika kuri kabyindi tukamuhaga. Mureke ndaje nanjye story yanjye tumutangire. Reka nanjye story yanjye uwo tujye tumufata tumuha amasaha meza 2. Ishimwe rikari umuntu uraduhereza ubuhamya bwe bwa mbere kugira ngo tumumenye neza. Ni umuntu bita Taifa babanye anamuzi neza. Atubwira uryo yamumenye
n'ubuntu bw'umukoryo yagiye akora cyane cyane nko kwiba inkoko amagi ari kugusobanurira wa muhungu wawe ufite transaction niyo uhari cyane arahari se si muhire se harya wabitubwira oya ntabwo ari muhire muhire ni wowe uwe tayi tuwe watubwiye ko ufite ubwino bwa rikari ni embassy ufite nibyo embassy atubwiye ngo arawufite tuzamutungike mwatanga story zanye z'ibituba jya mu gituba banza mu gituba ni ukuvuga ko urumva ubwo igituba iranye kukirongora mu gitondo njyema nshaka kwigenda ni ukukirongora cyane kugiswera njyema nshaka nkora iki njyema nshaka kwikomereza nta bintu birebire none rero abantu bashaka kuza kumva igituba ukuntu bangana barimo baragenda bazamuka guys musharika abantu baza kumva igituba izi story abahungu banjye bazikunda kubireba irigara naza areta bikwira ntabwo ngiye kuvuga ibyo bituba mutankandaho ndaje njye ntabwo umeze nka jye ngenda kivuga mukankandaho nyuma njyewe ngiye kuvuga ibituba mu nkandaho nyuma je arabanza akavuga ati mu nkandaho mvuga ibituba oya giye bituma bivuga ubu ngubu mukaza kunshimira irigara no muri mukanya raje humura wejya mu gituba neza Dumba jya mu gituba neza nje nkigiyemo ni ukuvuga ko iyo ndongo y'igituba iyo nswe igituba mu gitondo mashaka kugira ngo nyirangize ngende kwikorera akazi ngende mu kazi kanjye ariko rero abagore ukuntu bimereye urakirangije ugiye kugenda mu kazi kawe ariko kubera nyine njyewe sinzi njye nawe ujya uvuga ko ufite akabaro gatoya kubera nyine niyonda n'iki ariko nanjye hari ukuntu nisaziye nawe ukubitarimo ukuntu nisaziye ni ukuvuga ko njyewe nawe dusweraho ibyo dushoboye ntabwo ugiye kukigwaho agahungu usanga kari hafi gupfa erega nta mirimo muba bugira mwene ubwo bro ni bwa butipe bw'amadiredi ugasanga agatipe iwana kakicaye karimo karatsimura karimo karihanyagura karatike umva njye nisweraho ibyo nshoboye ariko ugasanga igikorwa kimwe kirambwira ngo sheri ngo guma hano ngo nyongera ngo n'iki dore kasu kwa mubonye itoto uwo bamwita umwami w'abagore icogere mu nkuba Jesse kwiza wa mipango none nsanze nababwira nanawuhindukirije baratumanura Jay vora siragaragara ntabwo vora igaragara irimo kajye nose ugiye kureba buri Zeravuze ngo ntayirimo muyimushiriremo ibyo bintu bimbwire wankanzeho umva Jay waparitse imodoka ugahinduriza umupira ndawuhinduriza n'ubundi mugiye guparika mihinduri kureba uzi umuntu watumye mihinduriza umupira nikore ni Cleopatra Zera aravuze ngo mukande yagacuritse se Cleopatra yagacuritse ntabwo kumbeshyera Cleopatra yagacuritse umva nkavuga igituba nkisanga kuri YouTube mpita ngutera strike ako kanya abahungu barikodinze kare abahungu barikodinga ibingi nabi babirikodingiramo umuntu mwebwe mucyo muzakora niba muri cyo kuri YouTube ugasanga igiswera cya nyina cyakizeyo ndimo ndavuga ibituba uhita unyohereza gutya muri DM n'iki mpita ngenda kuri computer yanjye yamba nicaye mpita ngiraho gutya gusa yarangije ko kuri kodinga kare kandi njyewe yo inguteye strike agiye se noneho Dumba nkahita ngenda nkiryamira oya njyewe hari abahungu bamaze iminsi 5
bamamagara ngo ngo waduhamagariye Safi Madiba, ngo Safi Madiba yaranstrikinze. Safi Madiba buri cyose yagiye kirambikamo strike, buri cyose cyagiye no bundi bagira cyagiye twari twaraganiye iminsi nk'itanu, twari tumaze nk'iminsi 3 twaraganiriye. Hari icyana ndimo ndasabira Safi Madiba imbabazi, nkibwiye ati wamba nyamuneka ko abana ariko barya, ko ariko baryama, wamba bari ukakuramo strike ku mwana agiye gupfa inzara, ntabwo agihaha, ntabwo akigire. Safa arandeba arambwira ngo Duma nuko ari wowe ndi hafi gusohora indirimbo nanjye nzakwegera, ariko iki cyana nari kukireka agenda kuramo strike Safi w'abandi. Niyo mpamvu ubona Safi nta kibike yewana, ndamwikundira ahora yasinze. Ibyo bintu bizajya byibara amana. Ntukazajya uvuga Safi gutyo. Ahora yasinze mwana. Oya sije biryohore. No kuvuga ko reka nivugire igituba sibyo? Jya mu gito. Kanya mu gito. No kuvuga ko igikobwa kiranga kikakubwira ngo guma, ukavuga ati man narinswe ibyo nshoboye, ariko reka nkore iki, reka nongere nsubiremo nikusanye ndebe niyo turu ya kabiri nayitera. Urangije ituru ya mbere imboro yaguye, wumva utabishaka kugira ngo izongere ihagarare bro, ushobora kugenda muri dushe ukavugana nayo ukayibwira wamba bari bwaguruka washaje Dumba. Washaje. Umva man namwe niyo mwaba mukiri bato, njye se sinabayeho muto. Njyewe ntabwo nigeze ndongora ituru, urumva ntabwo nigeze ndongora ituru ngo nongere nshukwe, kandi natangiye gusamara njye nkifite imyaka 16. Ntabwo nigeze ndongora ituru, urumva ngo nongere nyuma y'iminota 15 ngo nongere nshukwe. Ibyo bintu ntabwo bigeze bimbaho. Bibaho si ibyo bintu ahubwo. Kazo no musikora nyina arimo arambwira ngo nashaje bikimana. Umama yandi masaha nkane. Bro, nuguha ngo urabanza ukarabera ahubwo nk'umuntu utazigera unakumbura igitubo kundi. Ukibuza ukagenda kugura akabyeri ukagenda urumva ntabwo ukiva mu kijemo. Reka nkubwire Dumba, iya mbere irarangiza igakomeza ihagaze. Gafatira iya kabiri n'iya gatatu. Jize baza Cleopatra wawe Jize. Cleopatra Karame. Ibyo bintu ari cyo biziho. Reba muri comment barimo bakubwira ngo washaje. Ngo bagukomerezaho Cleopatra. Oya. Bigenda gute? Jerry. Agose Cleopatra nawe nakumva tanze ibitekerezo. Byira Dumba ko icyo kintu uko muri kuvugira njye natazi neza. Wanjye nsaze Dumba adashaje ahubwo niyo murambeshye ibyo bintu. Ngumva mani bumva ibiswera byanyu byose muri comment ngo Dumba washaje mani. Ibi biswera umva ibyo bintu ntabwo mani yega nabayeho muto. Erega nabayeho muto nubwo nshaje ntabwo ari ukuvuga ko ngo nahoze nshaje. Bikaritasi. Je naho nigeze ndongora ituru ngo nanjye gukora yindi nyuma akambere minota 15 gashira itari yahaguruka. Urangiza kambere minota 15 gashira itari yahaguruka. Uzi icyo bimenyesha ibyo bintu? Uzi icyo bimenyesha iyo nshobora kurongora nkarangiza nyuma y'iminota 15 nkarangiza, icyo bimenyesha? Bimenyesha ko nshobora guswera amaturi 12 ku munsi. 12. Bimenyesha ko nshobora guswera amaturi 12 ku munsi. Steven Arage. Urumva? Guys, vugire mushira amafaranga. Amaturi 12 nicyo bimenyesha. Ninde muntu ushobora gukora amaturi 12 ku munsi? Ajye kwivuza kabisa. Yewe do ntakubeshye. Bararwaye. Urumva? Oyagiye vugisha ukuri je. Nubwo nshaje ariko nawe urabizi ko indi miri mboro. Ko byakubwiye Dumba. Harimo n'ikibazo. Ngo harimo n'ikibazo icyo kintu cyo ku Dumba ararwaye. Yego Dumba ararwaye. Ngo wikinisha cyane niyo mpamvu abahungu baragutanga. Barakubaze. Ngo gabanya kwikinisha Dumba. Ndapfuye none. Oya murimo murambesha.
reba hasi muri comment biri ari agatipe kitwa Jean Paul hano icyama nkagura nako nagutwara wallahi nkagutwara nk'ahantu nkakikugurira nkaba ati yiswero yive uje ku yindi turebe n'inkoni kanyoko cyakunanira wowe nagutwara nkaba ati giswere nurangiza kugiswera babwariye se ko ari cyo kibazo kubita kanwa bwariye ntawe bwariye wowe waswera igituko kiva kugera ukagisubiraho ku kanya ugihama amasaha nk'atandatu ujyamo amasaha nk'atandatu wakongera ukongera ukagisubiraho ariko ibintu nashaka kuvuga ati igikorwa uva mu gitanda uva mu buriri mu gitondo urumva ega bamwaje mu bintu za cyane narimo natera story ndacyatera story narimo nababwira ati muri comment tubireke ese Dumba Jean Paul yari muntu ki ntacyo mfatamo kereke ukigure papa nuko kitata niko yagitata urumva nukuvuga ko igikorwa urukivaho ukajya kubita ituru ya mbere uraranje ukavuga ati reka nyere ku kazi urumva waje ceka kugira ati guma hano ukifata ukavuga ati reka ngume hano ndebe niba nagerageza sasa rero usanga niba ufite akazi nka saa 8 ugomba kubanza ukinginga ugomba kwinginga imboro nk'amasaha 2 wamba bari ugahaguruka ikava igahaguruka ugatera iyo turu ya kabiri ariko haciye amasaha 4 ujya ku kazi nyine waragenda ukareba ukabaje kwese amasaha 4 ndacyashobora kujya ku kazi ukaba akazi ukavuga ati ukabamagara ukavuga turabizi narwaye uwo munsi ukagenda mbaza sha katuvuge nk'umuntu akora ubone mu Kigali sinzo ko nakita ariko wakita kagwira wari kwakunda ukora amafaranga ukagendayo wakora ku kazi bagahita bagwa amafaranga yawe ugahita utaha noneho ukabona sha nimugoroba harageze zageze nka nubwo bitinda yawe nka saa 5 aho ngaho urumva nibwo muva mu gitanda ukajya kubona umukarita asaraje niwe yakubwiye ngo nujye ku kazi saa 6 kaza akabwira none se turateka iki muswere yakoje kujya gukora ko yashaka ituro ubarimo arakubaza turateka iki uwo niwe bita umugore ese telefone kidacyagenga uwo niwe bita umugore sasa rero hajya twarimo turavuga iki hakubwiye utunyamerika tubaye twinshi kandi baravuga ngo dutuma wibagirwa cyane ejo mucomante baramubaze ngo afite vibrator nawe ngo ajya kubita ubundi agahita yibagirwa none ndabona muhuje ikibazo oya ni ukuri kw'Imana igihe ikibazo cyo kwibagirwa si ariko ukibuka ntakimbwira niba mwebwe mu kinini umugabo akajya ku kazi bikagenda gutya akajya ku kazi umugabo agasiba akazi kubera agaturu ntakimbwira wewe watangiye umugabo utubwira ko umugore umugabo ajya ku kazi umugore akamubwira ngo dore muhire ntabyo yibuka dore muhire ntacyo yibuka umva watangiye uvuga ngo ukabyuka mu gitondo umugore akanga kujya mu kazi ukamwirirwaho nyuma ari story navuyeho kugira ngo natake iyo ngiyo wari ugeje gusiba akazi ugasiba akazi kandi uhembwa ku mugoroba umugore akakubaza icyo muri buryo iyo ndayirangije nsubiza amani Divine wanditse iki nsubiza Divine shahara agafoto kawe nafashe ndaga screenshotinga ndagafata ngiye kugapostinga WhatsApp yanjye ko n'ubundi niyo ureba uwo ni wo mugore papa muri comment akakubwira ati babyiye buryo wari waswera umwana akamusaba imbabazi umva mubanze mudukore muri WhatsApp ntabwo dukomeza kuvuga turi hano hasi ngo wari umuntu yigaragaza akamaniga rero bantu reka mbabwire ubu ngubu kugira ngo nkomeze mvuge ibituba n'imboro mugomba kubanza kungeza ku 10,000 mungeze ku 10,000 mbereke niba tuzamure wana turakomeza mungeze ku 10,000 mbereke nta bindi wavuze story wayisoje ntabwo ryazishira welcome the family
Jafari urumva rero ndakubonye. mungeze ku bihumbi 10 mbereke, mungeze ku bihumbi 10 mbereke iyindi story mbafitiye njye ntabwo zijya zibura. Ninde utibutse? Taifa arabitaye arigendera. Uyu owner Taifa reka agende. Taifa ibintu ntabwo yabivamo. Reka ndane Steven. Bera bimeze bite? Steven nubwo umuswera wa nyasha yakennye. Steven sha je ntabwo azubutamu bwawe. Uko kwezi ibintu bigiye gusubira mu buryo. Ya Steve. Steve aragiye. Ndashaka Steven reka nkubwire. Bebeto ngeza ku bihumbi 10 na ngeza ku bihumbi 8 Bebeto. Steven reka nkubwire njyewe hari umujeni wansweye umuka. Devine ibyo bintu bireka. Peacemaker uracyatema ibiti. Divine yakinyemereye. Inde Divine? Nazamuye Divine kana. Nazamuye Divine ko mbona numva ari uganira cyane ku bintu nk'ibyo ra. Divine kuzamura ushaka umuntu manura wasizine. Divine telefone yawe. Ako Divine birimo. Kandi yashyizemo request. Telefone ya Divine yarapfuye. Kandi arimo kwandika. Nabwiza kuri neza. Divine afite ubuhamya. Divine Jean uragira ngo ni mwaceceka mwese ariko abashaka bamukanda yazakaduha ubuhamya.